N'abakecuru n'abasaza bari mu kigero kiri hagati y'imyaka 65 na 89 y'amavuko bo mu tugari dutandukanye two mu murenge wa Karembo mu karere ka Ngoma bavuga ko bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe kubera mikoro make n'ingufu nke byatumye bahabwa amafaranga y'inkunga y'ingoboka muri gahunda ya VUP nyuma bashingirwa itsinda buri umwe agakatwa amafaranga bitewe nayo yahabwaga. Ayo mafaranga niyo yaje kugurwamo ingurube ndetse anubakwamo ibiraro n'ibindi bikorwa remezo birimo gukuruza amazi yo kuhira ayo matungo. Gusa maginga ya izo ngurube zaragurishijwe, ibiraro nabyo birasenywa ku buryo uhageze utabasha kumenya niba harakorewe ubworozi. Nyamara ba nyiri ibi bikorwa bavuga ko batazi irengero ryabyo, bagasaba inzego bireba kubikurikirana. Twebwe ishyirahamwe ryacu ryari ry'ingurube, noneho ingurube turazigura badukuraho amafaranga kuri sako. Turagura ingurube enye, eshatu z'inyagazi n'imwe y'imfizi. Tubayemo, turazubakiye, itafari rihiye, dukuruye amazi rwa ruteni, mbega byinshi. Tuguza amabati, turasakaye neza, ibiraro biba byinshi, ingurube zikomeza kubyara. Noneho rero izo bajyanye baraziriye, barazitwimye. None ejo bundi baraduhamagara ngo nituze dusinye ku kagari ka Karaba, niho twasinye. Turategereza, baragenda baratubwira bati tugiye kugurisha ibyo bintu byanyu, ibyo bikoresho mwakoreshaga byose tubigurisha. Dutora abajya kubigurisha, turabatora, barahari, na Nyiragata barahari. Turategereje, ngira ngo ndumva byari nko mu kwa kabiri niba atari mu kwa mbere. Dutegereje amafaranga yacu, amafaranga turayahebana buhe n'ubu. Ntabwo turayabona amafaranga y'ibyo bikoresho, ari amabati, ari amazi, ari inzu, ari inzugi, byose baragurisha bamaraho. N'ubu rero twabuze amafaranga, tujyayo bakaduhakanira, twajyayo bakaduhakanira. Nyine twaragemuraga, nyine tukajyana ibiti tukubakira ingurube. Nyine ingurube baratubwira ngo ingurube ngo ntazihari, ariko ntitwamenya ariho byaherereye. Ngira kumva ngo barabiriye, ariko ntituza babiriye. Mapambano Nyiridandi Siriac, umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, ahakana ibivugwa n'aba bageze mu zabukuru, gusa akavuga ko niba hari umunyamuryango utarahawe ibyo yaragenewe bagiye kubikurikirana kugira ngo abihabwe. Kugenda bibananira, wumva bamwe barasazaga, abandi bakitaba Imana, abandi izabukuru zikabagonda ku buryo kwita kuri za ngurube bibananira. Bafata icyemezo na komite yabo, bifuza yuko ingurube zitangiye gupfa zigenda zibura kwitabwaho, barazigurisha. Koze ubwo abantu bagakurikirana niba hari watarabonye umugabane mu byo bagabanye, tukaba twareba ibyo ari byo. Abakecuru n'abasaza bavuga ko batazi irengero ry'ibyabo ni 30, naho ingurube zagurishijwe ni 45, ndetse n'ikiraro cyagurishijwe kigizwe n'amatafari ahiye, aho bene byo babiha agaciro kasaga miliyoni 2. Leonce Nyirimana mu karere ka Ngoma.